Kristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi turi ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Uyu mwaka wacu amasomo waduteguriye ndaza kuza kuyabumbira hamwe, maze ngira insanganyamatsiko ivuga ngo Yezu adusaba ibyoroshye akaduha ibirenze. Yezu adusaba ibyoroshye hanyuma akaduha ibirenze. Nkuko twabyumvise, amasomo yacu aragaruka ku nyota, inyota ya muntu, aho Yezu Kristo agira inyota. Nkuko tubizi, Yezu Kristo akaba Imana akaba n'umuntu rwose. Amasomo aho mu isomo rya mbere turi bwumve uko Abayisiraheli bari mu rugendo rwabo maze bakaza kugira inyota. Hanyuma mu isomo rya kabiri turaza kubona ko nta wundi watumara inyota usibye Yezu Kristo wemeye gupfa hanyuma akazuka kugira ngo atumare inyota bya nyabyo, aduhe ubugingo bw'iteka. Nkuko dusanzwe turi inyota nyinshi ndetse z'uburyo butandukanye, ariko iya mbere muri zo ikaba ari inyota y'amazi, aho umuntu agira inyota akumva ashaka kunywa amazi. Ariko si ibyo gusa muri muntu, kuko umuntu agira inyota z'ubwoko butandukanye. Iyo ni imwe iy'umubiri ushaka kunywa amazi, ariko dushobora kugira n'inyota yo gutunga tugatunganirwa, dushobora kugira inyota yo kugira ngo tubeho neza, n'ibindi bitandukanye dushobora kumva twifuza mu buzima bwacu kugira ngo bize kuza kubaho. Wenda turaza kuza kubigeraho. Niba twaritegereje neza, inyota zose z'ibintu tugira zose ntizishira, kubera ko unywa amazi uyu munsi cyangwa se muri aka kanya, mu masaha ari buze arongera gushaka amazi akaza kuyanywa. Inyota z'ibintu tugira, ushobora kugura inzu, ariko inzu imwe ntabwo iba ihagije, kuko ugira gutyo ukumva urashaka kugura n'iya kabiri n'iya gatatu, ku buryo ushobora kuzuza Kigali yose amazu. Ushobora kugura igare, ariko ukumva ridahagije kuko ushaka kugura moto. Uwaguze moto akumva bidahagije kuko ashobora kugura imodoka. N'uwaguze imodoka ashobora kumva ashaka kugura indege. Ibyo ni ibisanzwe. Inyota ya muntu ntabwo igishira, ahubwo ikomeza kwiyongera uko iminsi igenda ishira. Ibyo ngira ngo tumaze kubigiramo, navuga ngo experience ikomeye, ko inyota tugira zose zitajya zirangira, ahubwo zihoraho. Mu gitabo cy'imuka Misiri, Abayisiraheli bari mu butayu bagira inyota y'amazi, maze batangira kwitotombera Musa. Bavuga ngo ubundi batangiye gushinja Imana nk'uko twabyumvise. Babwira Musa ngo ariko ubundi watuzanye hano twebwe n'abana bacu n'amatungo yacu kugira ngo twicirwe n'inyota hano? Iyi nyota bari bafite yari y'amazi. Nyamara nubwo bataye icyizere cy'Imana, bagatangira kwitotomba nk'uko natwe bitubaho mu gihe duhuye n'ingorane zitandukanye, ntabwo Imana ibareka, ahubwo ibwira Musa agafata inkoni agakubita ku rutare, maze amazi akavuka, Abayisiraheli bakanywa bagashira inyota. Burya nta kintu kinanira Imana, nta kintu kinanira Imana. Iyo turi mu bibazo bitandukanye, twitotombera Imana, ariko Imana ikomeza kutwitaho niyo twashidikanya ku rukundo rwayo. Ngira ngo twabyumvise aho nabo ubwabo bashidikanya bakavuga ngo ariko ubundi wa mugani Imana iri kumwe natwe. Barashidikanya, kandi Imana yarababwiye ngo nzababera Imana, namwe muzambera umuryango. Ibyo ni isezerano Imana yagiranye n'Abayisiraheli, ryari rihari kandi rizwi. Ariko uyu munsi bagize inyota, hanyuma batangiye kwitotomba, batekereje ko Imana itakibaho kubera ko bagize inyota.
natwe bitubaho inshuro nyinshi. Imana ishobora gukura amazi mu rutare. Namwe nimutekereze inkoni uyifashe ukayikubita ku rutare, ni iki byabyara? Inkoni iravunika, si byo se? Ibyo ntibisanzwe. Urutare rukomeye kurenza inkoni, ariko uyu munsi urutare ruratobora, inavuga inkoni iratobora urutare, amazi akaza. Bifite igisobanuro gikomeye cyane mu buzima bwacu. Imbere y'Imana ibyo dutekereza ko bikomeye biroroshye cyane. N'igiti gishobora gutobora urutare. Upfa gusa kugira ukwemera, naho ubundi ibyo utekereza ko bikomeye imbere y'Imana biroroshye cyane. Uyu munsi buri wese atekereze, nihe nyota wumva ufite, nihe nyota wumva ko Imana ushaka ko ihaza mu buzima bwawe, n'iki wumva wifuza ko Imana yakora. Inyota wenda y'umubiri, amazi arahari, ariko se n'iki kintu ufite inyota uyu munsi wumva ko Imana yakoraho maze kigakemuka? Mu isomo rya kabiri rero Pawulo mutagatifu nkuko twabyumvise aratubwira ati twagizwe intungane n'ukwemera. Niyo mpamvu navuze ngo upfa kugira ukwemera gusa. Urutare rushobora kuvamo amazi ari inkoni yonyine gusa ibikoze. Aravuga ati kubwa Yezu Kristo twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo. Kubwa Yezu Kristo iyi neza tuganjemo niwe tuyikesha kubera urupfu rwe ndetse n'izuka rye. Urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na hawe. Ibi bivuga ko umuntu wese wemera Yezu Kristo agira amahoro, agira icyizere, agira urukundo. Umuntu wese wemera Yezu Kristo ntacyo abura, ahubwo ahora atuje. Pawulo mutagatifu aratwibutsa ko Kristo yadupfiriye twebwe abanyabyaha. Ibi ni ikimenyetso cy'urukundo rukomeye cyane ko Imana yadukunze, nk'uko tubivuga muri Yohani 3:16. Imana yakunze isi cyane bigeraho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimburwa, ahubwo azagira ubugingo bw'iteka. Ngo urwo urukundo rw'Imana Pawulo mutagatifu yongera kutwibutsa ko Yezu Kristo yadupfiriye kubera nyine urwo rukundo rw'Imana. Imana yadukunze cyane maze ikemera ko tubaho turi abana b'Imana, ikaduha Yezu Kristo, akongera kuduhuza nayo, akaduha ubwiza twari twariyambuye. Imana rero iradukunda, ikadukunda na mbere y'uko duhinduka. Na mbere y'uko duhinduka iradukunda cyane. Imana ntago yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha cye nk'uko dukunda kubivuga. Imana yerekanye urukundo rwayo idufitiye kuko Kristo yemeye gupfa kugira ngo twongere tugire ubuzima. Ni ukuvuga Yezu Kristo yakuyeho inyota ya muntu wari waracumuye, hanyuma akitandukanya n'Imana, akongera kugira inyota yo kuzongera guhura n'Imana. Hanyuma Yezu Kristo aza ari igisubizo kugira ngo twongere guhura nayo. Mu Ivanjiri Yezu Kristo arahura n'umugore w'umunyasamariya ku iriba rya Yakobo. Yezu Kristo arananiwe, hanyuma araza yicara iruhande rw'iriba. Uwo mugore rero akaba yaraje aje kuvoma amazi yo kunywa, amazi yo guteka, amazi yo gukoresha mu rugo. Ariko Yezu Kristo akamubwira ati mpa amazi yo kunywa, amazi yo kunywa. Umugore nawe aratangara cyane ati bishoboka bite ko wowe w'Umuyahudi ushobora kunsaba amazi yo kunywa kandi njyewe ndi umunyasamariyakazi? Muri icyo gihe nk'uko bivugwa, Abayahudi ntago bacanaga uwaka n'Abanyasamariya. Ni nayo mpamvu umugore atangara cyane, kuko byari bibujijwe cyane ko Umuyahudi yagira icyo yaka Umunyasamariya. Ntago ari ibyo gusa, kubera yuko nk'uko twabyumvise mu Ivanjiri icyo gihe ntago Abanyasamariya bakoranaga n'Abayahudi. Nawe muri iki gihe hari igihe wasanga hari uwo mudacana uwaka, hari uwo mutarimo kumvikana, nko muri iki gihe cya Yezu Kristo uko Abayahudi batumvikanaga n'Abanyasamariya. Ariko Yezu Kristo iyo mipaka yose yarayirenze,
yaba ari y'umuco wabo utarabemereraga yuko umuntu w'umugabo ndetse w'umwigisha nka Yezu Kristo yashoboraga kugira icyo avugana n'umugore. Umuco wabo ntabwo wabibemereraga. Yaba ari ibyo by'uko hari navuga ngo ivangura hagati y'Umuyahudi n'Umunyasamariya, ibyo byose Yezu yarabirenze maze yemera kuvugana, yemera kugira icyo akora kuri uyu Munyasamariyakazi. Yezu rero izo nzitizi zose yarazirenze maze aramuvugisha, asa n'umufitiye impuhwe. Icyo bitwigisha nuko muri iki gihe cy'igisibo Yezu Kristo araza dusanga aho turi nuko turi. Yezu Kristo aje dusanga uko turi naho turi, mu byo turimo no mu byo turimo gukora byose, mu gahinda kacu, byishimo, mu ntege nke zacu, mu bwigunge. Abantu bashobora kuba barakwanze, barakuvuyeho, mu byaha byacu. Nta muntu n'umwe uri kure y'urukundo rw'Imana. Nicyo dugomba gukura muri iyi vanjiri. Nta muntu n'umwe uri kure y'urukundo rw'Imana. Yezu Kristo ibyo byose by'imipaka tugenda dushyiraho by'abana b'abantu arabirenga. Natwe uyu munsi ubwo twaje hano kuri iki cyumweru, buri wese aze kuza gutekereza, ninde uyu munsi tudacana uwaka, ninde uyu munsi tutumvikana, ni ibiki byabaye kugira ngo twumve twaratandukanye burundu nk'Abanyasamariya n'Abayahudi. Uyu munsi hari imiryango idashobora gushyingirana, ngo ujye sinashyingira kwa runaka. Izo nzitizi mugende muzirenge. Yezu Kristo yarazirenze. Umuyahudi avugana n'Umunyasamariya. Nawe uyu munsi urasabwa kuvugana n'uwo mutari musanzwe muvugana. Uyu munsi urasabwa kurenga inzitizi wishyiriyeho z'ubu buzima bushira, hanyuma ukagira icyo ukora muri iki gisibo, ukabasha guhura n'abandi. Turaza kuza kubona inyota ya muntu ni iyihe. Mu ntangiriro y'iyi vanjiri birasa naho ari uyu ni Yezu Kristo ufite inyota, sibyo? Yezu Kristo afite inyota kubera ko arimo arasaba Umunyasamariyakazi amazi. Aravuga ngo wampa amazi yo kunywa, amazi yo kunywa. Mu ntangiriro y'ivanjiri birasa naho ari Yezu Kristo ufite inyota, ariko buhoro buhoro uko Yezu Kristo agenda yinjira mu buzima bw'uyu Munyasamariyakazi, biraza kugaragara ko atari Yezu ufite inyota, ahubwo ari Umunyasamariyakazi ufite inyota. Uyu munsi natwe niko bitugendekera. Natwe nitwe dufite inyota. Uyu Munyasamariyakazi arasimbura twebwe twese twicaye hano. Twebwe twese dutekereza ko dufite inyota isanzwe, ariko dufite inyota idasanzwe. Inyota idasanzwe. Ndagira ngo uyu munsi buri wese yumve ko kuba wicaye hano ni ukubera inyota idasanzwe ufite. Wakagombye kuba uryamye, wakagombye kuba urimo gukora ibindi, ariko wicaye hano kubera inyota idasanzwe mu buzima bwawe ufite. Nk'uko buhoro buhoro byagiye bigaragara ko uyu mugore ari ufite inyota, abantu natwe dufite inyota zitandukanye ndetse zirenze iz'amazi. Hari abantu benshi bafite inyota y'urukundo. Uyu munsi umuntu akaba aheruka urukundo kera, ukaba wifuza bya bihe byawe, ukaba ufite inyota y'urukundo mu rugo rwawe, ukaba ufite inyota y'urukundo mu bana abana bakeneye gukundwa. Hari abantu benshi bafite inyota y'urukundo. Hari ibihugu byinshi bifite inyota y'amahoro. Intambara ku isi ngira ngo mubirebye, abantu mureba televiziyo mukareba ahantu hose, hari abantu benshi bakeneye amahoro, bafite inyota y'amahoro, bakavuga ngo uyu munsi natwe kugira ngo tubashe kubaho tugize amahoro, n'iyo ibindi byose byagenda, ariko tukaba dufite amahoro twabaho. Hari abantu bafite inyota y'amahoro mu gihugu cyabo, mu rugo rwabo, mu miryango yabo, ariko cyane cyane hari abantu b'ubuzima bwabo, mu mitima yabo. Uyu munsi buri wese arebe inyota afite uyu munsi, wifuza ko Yezu Kristo ahaza. Hari abantu bakeneye imbabazi, bafite inyota y'imbabazi, haba ari ukuzitanga, haba ari no kuzihabwa, bakeneye imbabazi.
ubu wasanga hano hari umuntu wicaye ahangaha avuga ngo runaka sinzamubabarira, ngo nashaka azaza ameze gutya, nashaka bizagende gute, sinshobora kumubabarira. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bakeneye imbabazi uyu munsi, bafite inyota y'imbabazi. Hari abantu bakeneye kumva mu buzima bwabo ko bafite urugo rwiza, urugo rwabo rukaba rwiza. Hari abantu bumva bafite inyota yo kugira urugo rwiza. Ingo zabo z'ubwiza ni nyinshi, zirara zishya ni nyinshi, bwacya zigakongoka. Ntago bucya ngo zizime noneho, busigaye bucya zigakongoka. Hari abantu bakeneye ingo nziza zifite amahoro, zifite kuko ubu ngubu zisigaye burira zigashya, bwacya zigakongoka, ntago zikizima. Ubundi bwariraga zigashya ariko mu gitondo ngo zikazima, ariko ubu zisigaye zikongoka. Hari abantu bafite inyota yo kuzagira umugabo, abakobwa benshi isengesho ryabo rihora kumva yifuza ko nawe yakubaka akagira umugabo. Hari abahungu bifuza kumva, bafite inyota yo kumva ko bazagira urugo, bifuza abagore. Hari ingo nyinshi ubu ngubu zifuza abana, babuze urubyaro. Inyota dufite ni nyinshi, ariko izo zose tumaze kubona hano haruguru zirarangira. Tugomba kwigiramo inyota idasanzwe itari izo ngizo, kuko izo zose zishobora gushira, zirangirana n'isi turimo ahangaha. Ibyinshi tugerageza kubihishahisha, tugakora nk'aho birimo kugenda neza. Ibyinshi tukagerageza gushyiramo amafaranga kugira ngo tubone ko biri kugenda, tugashakisha ibyishimo uko bishoboka, ndetse ahenshi ubutegetsi, imbaraga, byose bikazamo kugira ngo umuntu yumve ko atuje. Ariko ibi byose nta na kimwe gishobora guhaza umutima wa muntu. Yezu atuzanywa amazi wese nzamuha, azongera agire umwe uzanywa aya mazi wese azongera agira inyota. Ariko unywa amazi ku mazi jyewe nzamuha akanywaho, ntazagira inyota ukundi, ahubwo amazi nzamuha azamuvuramo isoko y'amazi adudubiza, kugira ngo agire ubugingo bw'iteka. Yezu Kristo inyota ni inyota idasanzwe, ari nayo yaje kumara uriya mugore, kubera ko yamugejeje ku bikomeye cyane. Umugore aramubwira ati, nyakubahwa, makuru ayo mazi n'ejo nazongera kugaruka hano kuvoma. Niko yamubwiye, makuru ayo mazi n'ejo nazongera kugaruka hano, kuko yakekaga ko ari amazi asanzwe. Ariko ni amazi adasanzwe amara inyota, maze agatanga ubugingo bw'iteka. Uyu mugore ntarasobanukirwa neza, ariko ubwo yamaze kwemerera Yezu Kristo, hanyuma kumubwira ibye byose, yarahindutse. Yezu yatangiye kumubwira ibye, yaramubwira kugira ngo he kuri ayo mazi, genda uzane umugabo wawe. Umugore aramubwira ngo nta mugabo mfite. Ati, nyamara uvuze neza, kubera ko no mu bagabo 5 wari ufite nta n'umwe wawe urimo. Nibwo umugore yagiye ahinduka buhoro buhoro, hanyuma aza kuza kumenya ukuri. Uguhinduka nyako rero ni ukwemerera Yezu Kristo akatubwira ibyacu, ni ukumwemerera, tukamwemerera abo turi bo, tukabemera, tukavuga ngo turaba naba. Ni kuvuga umugore yamaze kwemera ko koko ibyo Yezu Kristo avuze ari ukuri, arabyemera. Natwe twemerere Yezu Kristo yinjire mu buzima bwacu, maze aduhindure. Iki gihe cy'igisibo ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma, tukamenya ibyacu byose uko biri, nta kwihenda. Hari igihe umuntu agerageza gutekereza ibye akihenda, bityo akibwira ko ameze neza kandi ameze nabi. Iki gihe rero cy'igisibo ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma, maze kwinjira mu byacu, tukemera koko kubana nawe nta kwihenda.
ni ukwemera ibyaha byacu muri iki gisibo, ni ukwemera ibyaha byacu, ni ukwiyunga n'Imana ndetse n'abantu. Ngicyo igisibo cyacu cyo kiduhamagarira uyu muntu. Nk'uyu munyasamariyakazi dushobora gusanga tugendana ibikomere, tugendana ibyaha, tugendana ingeso zatunaniye kuzireka, ariko Yezu ibyo byose arabirenga, ntabwo atujugunya, ahubwo aradukiza. Yezu aratwegera nk'uko yegereye umunyasamariyakazi, akadusaba kumuha ibyo byose bishira, maze akaduha ibidashira. Ibyo byose bishira tubimushyireho, maze tumwemerera duhe ibidashira. Uyu mugore yari afite amateka akomeye y'ubuzima bwe, ariko Yezu ntago yamuciriye urubanza. Natwe dufite amateka yacu y'ubuzima bwacu, ariko Yezu ntaducira urubanza, ahubwo arongera kutwegera, arongera kutwegera. Ntago Yezu aducira urubanza, Yezu aratwegera, hanyuma akongera akaduhindura. Yezu Kristo yamuhaye amahirwe yo guhinduka, maze nyuma yo guhura nawe, uyu mugore nawe yahise ajya kubwira abandi ati, nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Natwe turi abahamya b'urukundo rw'Imana. Uyu munsi buri wese afite ubuhamya bw'ibyo yavuga Imana yamukoreye. Uyu munsi buri wese hano afite bw'ibyo yavuga uko yahuye na Yezu Kristo n'ibyo bavuganye. Niyo mpamvu navuze ngo kuba twicaye hano ni ukubera inyota dufite, inyota idasanzwe. Aha tubona ko guhura na Yezu bihindura ubuzima bwacu. Guhura na Yezu Kristo bituma umuntu aba intumwa, nk'uko uyu munyasamariyakazi yayisaba intumwa. Guhura na Yezu Kristo bituma abandi bose baza kumureba, abantu bose bakamusanga kubera twebwe, kuko twamaze guhura nawe, maze tukabwira abandi ubuhamya bwacu, bakaza bamusanga. Nk'uko uyu mugore yagiye akavuga ngo, nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Bose bagira gute? Baza basanga Yezu Kristo, baza kureba uwo muntu wavuze ibyo uyu mugore byose yakoze. Icyo tugomba kumenya uyu munsi nuko Imana izi inyota dufite mu buzima bwacu. Buri muntu ku giti cye Imana izi inyota ufite. Tugomba kumenya ko ibintu by'isi byose bidashobora kuzatumara inyota. Nta na kimwe gishobora kugera ku mutima wacu ngo utuze. Amafaranga tuzayagira, ariko tuzagura matera, ariko ntabwo tuzagura ibitotsi, sibyo? Yezu Kristo akuzwe. Tuzagira ubushobozi bukomeye cyane, ariko ntabwo dushobora kugira gute? Kubwira urukundo ngo ngwino mu rugo rwacu. Ushobora kuruva muri ministre baguciriye ku ikote, sibyo? Umugore akagucira ku ikote, kandi wagera mu bantu bakagira gute? Bakakubona nk'umuntu urakomeye, ariko ntabwo ushobora gutuma ubwira urukundo ngo ngwino mu rugo rwanjye. Yezu Kristo akuzwe. Niko bimeze. Nuko umuntu ushobora kuduha amahoro, umuntu ushobora kuduha urwo rukundo ni Yezu Kristo. Niho honyine gusa dufite ubuhungiro, kuko iby'isi byose bishira. Icyo tugomba kumenya uyu munsi nuko Yezu Kristo ari we mazi y'ubugingo, aduha ubugingo bw'iteka. Yezu Kristo niwe uduha ibirambye. Ibindi byose birahita, ariko Yezu Kristo aduha ibirambye. Bavandimwe, muri iki gihe cy'igisibo Yezu aratubwira ati, mpa amazi yo kunywa. Nta kindi bivuze, nuko Yezu Kristo ashaka ko tumufungurira imitima yacu, kugira ngo nawe aduhe amazi y'ubugingo, aduhe ibyo dukeneye bifite akamaro kurenza ibyo twebwe turimo gushaka uyu munsi. Hari indirimbo dukunda kuvuga ngo, iyo tugiye mu by'Imana nayo igira gute? Natwe uyu munsi twemerere Yezu Kristo ajye mu byacu. Bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aratwigisha ko Yezu Kristo adusaba ibintu byoroheje,
ikintu adusaba ni iki? Aradusaba ibyaha byacu, aradusaba amazi asanzwe yo kunywa, aradusaba kugira urukundo rusanzwe kugira ngo bituviremo kuzagira urukundo rudasanzwe. Aradusaba kugirana amahoro n'abavandimwe bacu, amahoro asanzwe. Ibyo adusaba ni ibintu bisanzwe kugira ngo aduhe bya bindi bidasanzwe. Aradusanga aho turi mu ntege nke zacu, aradusanga aho turi mu byaha byacu, mu nyota dufite, akadusaba gusa kumufungurira umutima wacu. Icyo yashakaga ko umunyasamariyakazi nuko amufungurira umutima we. Umunyasamariya amaze guhura na Yezu Kristo bya nyabyo, yahise yishima, n'amazi ntago yayatahanye, yahise yihuta ajya ku umuntu wambwiye ibyo nakoze byose, n'amazi ntago yigeze yatahana, kuko yari yamaze kubona amazi yo Yezu Kristo atanga. Natwe Yezu Kristo aradusanga uyu munsi, aradusaba kumufungurira umutima wacu, aradusaba kumwiyegurira Yezu Kristo. Iyo tumwemereye akinjira mu buzima bwacu, aduha amazi y'ubugingo, aduhaza by'ukuri. Niwe uduhaza, niwe uhaza inyota dufite, akadusubiza amahoro, aradusubiza icyizere, aradusubiza urukundo. Ibyo byose kandi araduha ibidashira, atari bimwe bishirana n'igihe. Indirimbo dukunda kumva kuri radiyo, si byose muri iyi minsi ya kera na kare, iyo ndirimbo barayiririmbaga, ntabwo ari iki gihe kuko ifite igisobanuro. Ngo ndagukunda, ntabwo muyizi? Ndagukunda, abantu ba kera barayize. Izina sheri, niko bimeze. Yezu Kristo rero ibyo arabirenga, maze akaduha urukundo rwa nyarwo. Ndagukunda ya nyayo, ndagukunda ijya mu rugo. Ngiyo Yezu Kristo atanga. Muri iki gihe rero cy'igisibo tumusange dufite ukwemera, tumubwire ukuri k'ubuzima bwacu, tumwemerere ukuri k'ubuzima bwacu, nta kumuhisha. Tumwemerere aduhindure kugira ngo natwe nk'uyu munyasamariyakazi duhinduke abantu bashya kandi tube abahamya b'urukundo rw'Imana mu bandi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Muhaguruke duhamye kwemera kwacu. Nemera kw'Imana ari imwe,
bavandimwe twese abakijijwe n'amazi na roho mutagatifu, twegere isoko y'ingabire zose dusabe ibi bikurikira. True.